Murakoze abadukurikiye mwese turabaramukije mu izina rya Yesu. Reka nk'uko umuyobozi wa gahunda abitubwiye dusenge twige ijambo ry'Imana. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, ugize neza cyane kuduha uyu mwanya wo kwiga ijambo ryawe, izina ryawe rihimbazwe. Tubabarire ibyaha utuziho, uduhe umwuka wera asange buri wese ahakurikiraniye iri jambo, ngo atwumvishe, atwemeze kandi aduhindure, adushoboze ibyiza, kandi tukabavuga turinde kuvuga ibyacu, ahubwo tuvuge tuyobowe n'imbaraga yawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Twishimiye kubana namwe muri uyu mwanya, aho mukurikiraniye hose muhawe ikaze muri iki cyigisho. Insanganyamatsiko tugiye kwigana iravuga ngo urufatiro rw'umuryango mwiza. Urufatiro rw'umuryango mwiza. Mu Itangiriro 2:18, kimwe mu bintu Imana yaremye byiza ni umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore umukwiriye, witwa umufasha, umugabo akaba umutwe, bazi ko bakomoka hamwe kandi bari umwe, aho Bibiliya ivuze ngo uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye. Ndetse ikatubwira ko Imana ubwayo yashyizeho iryo hame mu Itangiriro 2:24, ahatubwira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Uwo ni wo muryango wa mbere ku isi, wari ugizwe na Adamu na Eva. Abakurambere bacu ba mbere bari mu bumwe, kandi Imana irabahira mu byo bakoraga byose. Ubwo rero muri iyi si irimo icyaha, ntabwo umuryango waciwe. Nubwo hari imiryango mibi, hagomba kuboneka umuryango mwiza nk'uwa Nowa, nk'uwa Yobu, nubwo byose bitagenze neza, nk'uwa Aburahamu n'indi yabayeho. Hagomba kuboneka abagabo beza, hakaboneka abadamu beza, hakaboneka abana beza, hakaboneka abakwe beza, hakaboneka abakazana beza, ndetse n'abuzukuru beza. Imwe muri zaburi zagenewe umuryango ni Zaburi 128. Tugiye kuvuga uwo muryango mwiza mbere y'uko tuvuga imfatiro zawo. Gusa iyo umuntu abonye ibyiza ntabwo aba abigize, wagenda akagutambagiza amazu yose yo mu mujyi w'iwanyu, nta n'imwe ibibaye iyawe. Cyakora uba uyamenye, ushatse wamenya no mu mbere zaho n'aho bituma n'ibiki n'ibiyagize, ariko nta n'imwe ibibaye iyawe. Niko rero iyo twiga ibi ngibi ni ukubona ibyiza, ariko ntabwo tuba tubigize. Ntabwo muri iki cyigisho rero turataka ubwiza bw'umuryango, ahubwo turareba ibiwugira mwiza. Zaburi 128:1 haranditse ngo hahirwa ubaha Uwiteka wese akagenda mu nzira ze, kuko uzatunga n'imirimo y'amaboko yawe, uzajya wishima, uzahirwa. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe, abana bawe bazaba nk'uduti twaherayo bagosa ameza yawe. Uku niko umuntu ubaha Uwiteka azahirwa. Uwiteka azaguha umugisha uva i Siyoni, nawe uzabona ibyiza biza kuri Yerusalemu iminsi yose ukiriho. Ni koko uzabona abuzukuru bawe, amahoro abe mu Bisirayeli. Umuryango ugizwe, aha tubonye umugabo, tubonye umugore. Umugabo yubaha Imana akagenda mu nzira zayo,
ni umukozi w'umunyamwete, ajya yishimira kuba iwe kandi arahirwa. Ni ibintu bigera muri 5. Yubaha Uwiteka, agenda mu nzira ze, atungwa n'imirimo y'amaboko ye. Ni planifier and executor. Ni umuntu upanga ibintu ariko akanabisohoza, akishimira ibyo yakoze. Ntabwo araza akaryoshye atagatanze, nta nubwo akarya atazi iyo kavuye. Ikindi arishima, uzajya wishima. Iri jambo uzajya wishima ntabwo bavuze ngo uzishima, uzajya wishima. Guhera tariki ya mbere ku bunani kugeza kuri 31 z'ukwa 12 uzajya wishima. Ntabwo ari rimwe, si kabiri. Iki kizame cyonyine hari benshi cyatsinda, kuko abagabo benshi ntibishimira iwabo. Igiheruka aravuga ngo uzahirwa. Ni rya somo riri muri Zaburi igice cya mbere, ritangirwa n'amahirwe rigasozwa n'andi. Ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ariko yakoze iki? Ni umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicaye n'abakobanyi, akishimira amategeko y'Uwiteka kandi akayibwira ku manywa na nijoro. Uyu niwe uvuzwe ngo yubaha Imana. Habonetse umugore nawe ngo uzaba nk'umuzabibu wera cyane. Iyi ni imvugo ngereranyo, kuko umuzabibu ni igihingwa kiryoha, kivura, gitera imbaraga, kikera cyane. Ni rimwe mu matunda yera imbuto nyinshi pe. Uretse n'umuzabibu uzwi ku izina rya grape, n'ibindi byose bimeze nk'umuzabibu, nk'izo twita passiflore cyangwa passion fruit, ariyo matunda, cyangwa se bitewe n'akarere bagira uko bayita kwinshi, ariko ni amatunda, ni marakuja, abantu bamwe barayazi cyangwa benshi. Ayo yose ni les plantes grimpantes, ni ibimera ariko byera ariko bitondagiye, bishingiririwe. Bitabonye imishingiriro, bitabonye aho byegama, ntago bijya byera. Umugore nawe azaba nk'umuzabibu wera cyane. Ari uwo muzabibu tujya tubona imbuto zawo mu karere kacu tudakunze guhinga. Ari ayo matunda mubona byose birera cyane ariko bikera bitondagiye. Noneho umugore abaye ingirakamaro, akaba umunyabwenge, akabura umugabo wo kumuba hafi, ashobora guta icyerekezo. Noneho ijambo riravuze ngo azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe, abana bawe bazaba nk'uduti twaherayo bagosa ameza yawe. Uyu ni umuryango mwiza. Kugira ngo umuryango ube mwiza hari ibintu ugomba kuba ushingiyeho. Icya mbere, kubaha Imana guhera mu ntango. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubwenge mu mibanire. Icya gatatu, kuzuza neza inshingano, kumenya no kuzuza neza inshingano. Icyo kikaba icya gatatu. Icya kane ni ukwihanganira ibigeragezo. Imfatiro z'umuryango mwiza zishingiye ahanini kuri ibyo bintu bigera muri 4. Turaza kubisesengura. Kubaha Imana guhera mu ntango, kubaha Imana guhera mu ntango, ubwenge mu mibanire ya babiri, ubwo bakabana neza. Gatatu, kuzuza inshingano, kumenya no kuzuza inshingano zibareba, ubwo umugabo yuzuza ize, umugore akuzuza ize, umwana akuzuza ize. Kane, ni uguhangana n'ibigeragezo cyangwa se kwihanganira ibigeragezo. Ibyo bintu bituma urugo ruba rwiza. Ndahera ku ntambwe ya mbere, kubaha Imana guhera mu ntango. Reka mpere kuri iri jambo, nshaka gusoma imirongo ya Bibiliya yashimangiye iyo ngingo. Ariko mpereye ku murongo twahereye dusoma, hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Ubwo ni ukuvuga ngo gushaka amahirwe
usuzuguye Imana iyatanga, gushaka umugisha w'Imana usuzuguye Imana iwutanga, uba wibeshye. Zaburi 112 umurongo wa mbere. Iyi ngingo yo kubaha Imana niyo ngiyeho. Haleluya! Hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi, umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Igihe usaba Imana imigisha, ugomba kuba umeze nk'umwana uteze isahani cyangwa igikombe ngo Imana isukeho. Igihe rero usaba imigisha y'Imana, ukwiye kureba ko wujuje ibyo igusaba. Abantu benshi cyane bashaka ko Imana yuzuza ibyo bayikeneyeho, bo batuzuza ibyo bakeneyeho. Noneho tukibaza, ari bo n'Imana ninde ugomba gufata iya mbere? Igihe ushaka ko Imana iguha urubyaro rwiza, wowe uri umugabo mubi. Igihe ushaka umugore mwiza, wowe uri umugabo kiryana. Igihe ushaka ko abana bakumvira, wowe utumvira Imana. Igihe ushaka ko abana bawe abanyamahoro, wowe utayaha nyina. Ntabwo ubona ko umeze nk'umuntu ushaka guca igitoki cyiza atarabagaye ngo akuremo urwiri? Rero niba hari ibyo dukeneye ku Mana, tugomba kubanza kwibuka ko nayo hari ibyo imaze igihe yaratubuzeho. Niyo mpamvu izi zaburi zombi zose zihereye ku ijambo rivuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka. Noneho kandi ayo mahirwe murumva ko ari guhita aza mu rugo. Umubwiriza igice cyaho ndi ku ngingo yitwa kubaha Imana. Uru rugo rugomba kuba rurangwa no kubaha Imana. Umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 20, yego 26. Uyu murongo ngiye gusoma abatarashingirwa mu wumve kurusha abandi, kuko ni ukubaha Uwiteka guhera mu ntango. Iyo witwaye neza mu bwana, ukitwara neza mu busore, uba uri gutegura umuryango mwiza. Maze mbona ikintu kirusha urupfu kurura. Ni umugore umeze nk'umutego n'inshundura, n'amaboko ye akaba nk'ingoyi. Unezeza Imana azamurokoka, ariko umunyabyaha azafatwa nawe. Murumva ko kubaha Imana bije ku rufatiro. Ni umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 26. Mbona ikintu kirusha urupfu kurura. Hari imirongo umuntu aba adashaka kwirirwa asobanura. Mbona ikintu kirusha urupfu kurura. Ni umugore umeze nk'umutego. Niba ari umutego wakwibaza ngo utezwe nde? Si wowe? Ameze nk'inshundura, izo bita neti. Niba utazi n'inshundura zo mu nyanja, uzi supaneti. Noneho tekereza baguteza ikintu gisa na supaneti gifite nka kilometero aho ugomba kunyura. Uwo mugore yatambikije ameze nk'inshundura, n'amaboko ye akaba nk'ingoyi. Amaboko ye ameze nk'imirunga, imigozi, amapingu. Ndakoresha imvugo mumenyereye. Hanyuma unezeza Imana azamurokoka, ariko umunyabyaha azafatwa nawe. Iyo ushyize Imana mu ntango, ukayishyiramo hagati, ukayishyira no ku musozo, ibyo ukora byose bigenda neza. Noneho mu itangiriro 24 tuhasoma umusore witwa Isaka, umuhungu wa Aburahamu. Se yubahaga Imana, yamubyaye ashaje ku myaka igera mu 100. Ariko uyu se ntabwo arakanyurwa atarabona umukazana wubaha Imana.
aho babaga hari abakobwa, ariko tubona muri iki gice arahiza umugaragu we ko atazapfa kuzana umugeni wese abonye, ko atazanasaba uwo muri abo baho, amutuma kure muri bene wabo aho bari bazi Imana nkawe, aho bagiraga imico yegeranye no kubaha Imana. Ubwo ntabwo yarebye kubaha Imana gusa, ahubwo yarebye n'imico isanzwe, cyo bita kiritire cyangwa karica. Ibyo nabyo byitabwaho. Ntukajye upfa kureba ngo arasenga gusa, oya, bareba n'icyo bita karica. Ubwo bagiye kuri karica cyangwa se umuco, bareba uko yambara, bakareba uko asokoza, bakareba uko akenyera, bakareba uko yisiga, bakareba uko agabura, bakareba uko ateka, bakareba ibyo akunda kuvuga, bakareba ko akoresha icyo bita leisure time, ibihe by'ibiruhuko. Noneho uwo muntu bakavuga bati turabona yegeranye n'abubaha Imana, kuko Bibiliya rero idapapira kandi nta kintu kibuzemo cyiza. Mu Migani 31 umurongo wa 10 kugeza ku wa 30 havuga ibigwi by'umugore mwiza. Ubwo rero aha bashaka umugore wubaha Imana, ariko bamushakira n'uwubaha Imana. Mpereye kuri uyu musore Isaka, yaranzwe no kumvira se. Ibyo biboneka mu Itangiriro 22. Icya kabiri, yaranzwe no kuruhura ababyeyi kuko yiswe guseka, kuko yarabasekeje, yababereye umunezero. Icya gatatu, yari umuntu ukunda kubana n'Imana. Ibyo muzabisanga mu Itangiriro 24, kuko ku murongo wa 62 na gatatu w'iki gice cya 24 Isaka yari agiye gusenga ku gasozi. Kwibwira ni uburyo bwo gusenga bucece, uri kumwe n'Imana mu byaremwe. Aho niho yari yibereye. Noneho ikindi gikomeye, Isaka yaranzwe no kwihangana, ku buryo amaze kubana na Rebeka bamaze imyaka 20 nta kana, kandi umuhungu ntiyatarabukira ahandi. Yari umukungu, ibya se byari ibye, kandi aho hari abandi, ariko ntiyigeze abengukwa ahandi. Ubwo rero uko kwihangana kwa Isaka nacyo ni ikimenyetso cyo kubaha Imana. Ntabwo bashatse ubaha Imana bamushakiye utayubaha. Iyo umugabo n'umugore bagize amahirwe yo guhuza iyi mbuto yo gukunda Imana, kubaha Imana, kuyizera, kuyiringira, kuyitabaza bari kumwe, hari amahirwe menshi yuko n'ibyo babura mu mico, n'ibyo badahuriyeho, Yesu barimo abikemura. Amagambo ari mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo nkunda cyane, aravuga ngo Yesu uri mu mugabo na Yesu uri mu mugore ntabwo bashobora guhangana. Ubwo ntabwo bari ba Yesu babiri, ahubwo ni Yesu umwe, kuko hari ahantu handitse mu Efeso ngo niwe uturimo twese. Yesu rero uri mu mugabo abaye mu mugore, ntabwo umwe yagira ubuntu ku mukene ngo ndavuga ati ntukoremo, ahubwo bahuza. Bagize ishyaka ryo kuvuga ngo wenda dukererwe mu kazi ariko tubanze dusenge, ntawavuga ngo watumye duhomba ya kare. Abo bantu babahuje icyerekezo cyo kubaha Imana ku bwa Yesu barimo. Noneho umuryango, urufatiro rwiza rw'umuryango ni ukugira Imana nyambere, mukayubaha ariko guhera mu ntango. Reka ntange iyi mirongo tujye mbere. Itangiriro 24 umurongo waho ni uwa 2. Aburahamu abwira umugaragu we mukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibyo byose ati ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Uwiteka niwe Mana nyir'ijuru niwe Mana nyir'isi
yuko utazasabira umwana wanjye umunyakananikazi abo ntuyemo, ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni. N'ibindi muzabisoma hepfo. N'ibindi muzabisoma hepfo, ntabwo ndakomeza hepfo. Twigiye hirya, Itangiriro 24 umurongo waho ni umurongo wa 10 ndageza ku wa 15. Uwo mugaragu ajyana ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja, agenda afite ibyiza bya shebuja by'uburyo bwose, arahaguruka ajya muri Mesopotamiya, agera ku mudugudu w'Abanahori, apfukamisha izo ngamiya ku iriba riri inyuma y'uwo mudugudu. Hari nimugoroba igihe abagore basohokera kuvoma, arasenga ati, Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umpihirwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu, dore mpagaze ku isoko, abakobwa b'umudugudu basohotse kuvoma. Bibe bitya, umukobwa ndi bubwire nti, ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe nkweho, akansubiza ati, nkwaho nduhira n'ingamiya zawe, aba ari yatoranirije Isaka umugaragu wawe. Ibyo nibyo bizamenyesha yuko ugiriye databuja neza. Nuko agisenga atyo, Rebeka arasohoka, wabyawe na Betuweli mwene Miruka mukanahori mwene se w'Aburahamu, ashyize ikibindi ku rutugu. Aha atangije gusaba Imana, kuko we ntiyareba mu mutima, ntiyareba mu migambi. Abo bantu abonye bwa mbere ntiyamenya imico yabo yahashize, asaba Imana kumujya imbere. Imana yarabikoze, ibi yasabye nk'ikimenyetso. Byari imico yo kureba kure, byari imico y'impuhwe, byari imico y'imbaraga, byari imico yo kwitangira abandi, byari imico yo gukunda abashyitsi n'abutazi. Iyo niyo mico yari ikenewe kwa Aburahamu. Abantu benshi rero bajya bapfa gusaba ibimenyetso ngo Mana uzaza ari inzobe. Uyu mugabo nta sayizi yavuze, nta ndeshyo yavuze, nta biro yavuze, yewe n'imyaka ntiyayivuzemo, nubwo n'igihagarara atari kukirengagiza, ariko ibyo si byo yagize by'ibanze. Ahubwo ibyo yasabye ni ibitaboneka mu muntu uwo ari we wese keretse uwabyawe n'imbuto y'Imana. Aravuga ati, umuntu urabutanze, nanjye namusaba amazi, akitanga akavomera, akampa amazi, akuhira ingamiya, agaha n'abagaragu turi kumwe. Urumva ko nta gasuzuguro afite, kwitanga, afite imbaraga, afite urugwiro, arihangana n'ibitagenda uko ashaka. Yaje kuvoma, tumwiciye gahunda, uwo Imana yaje kumuha n'ibirenze ibyo yasabye. Rero irambagiza rikwiriye kubanzirizwa n'amasengesho atarimo amarangamutima. Ntabwo ari ukwereka Imana uwo wahisemo, ahubwo ni ukuyisaba ikaguhitiramo n'uwo utazi. Icya kabiri, hakwiriye kubaho kugenzura neza imico. Ntabwo ari ukugenzura amashuri, umuryango, isura, imyenda n'ibindi, ahubwo ukwiriye kugenzura imico, kuko ntuzashyingirwa inzobe, ntabwo uzashyingirwa igihagararo, nta nubwo uzashyingirwa umubyibuho cyangwa ukunanuka, nta nubwo uzashyingirwa diporome, ahubwo uzashyingirwa imico. Nunezerwe niyo izakunezeza, niba uzapfa ubabaye niyo izaba iguhagitse. Rero ingeso mbiranuka niyo umuntu yaba yisize parufi. Ibyo byanditse mu Migani 22 umurongo wa mbere. Uramenye uzite ku ingeso. Imigani 22 umurongo wa mbere haranditse ngo, kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi, no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Umubwiriza 7:1, kuvugwa neza kuruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi, kandi umunsi wo gupfamo uruta umunsi wo kuvukamo. Ubukwe bushobora kuba bugatangira n'amamodoka, bugatangira n'abashyitsi benshi,
bugatangira mu mazu ahenze bukazasoza nabi. Ibyo byose nta na kimwe cyashobora kuba ibirungo by'uwabuze umunezero. Rero niyo mpamvu iyo ugize Imana nyambere ntiwiyumve wihagije, ukagisha inama ababyeyi bubaha Imana n'ibindi byinshi byitabwaho mu irambagiza bigize inama z'Imana, kwirinda guhubuka, kumenya neza uwo muzabana, kumenya ibyaba bimwahagiza, ibyo agendereye, kumenya amateka ye yahashize. Ukurikije ibishoboka ukwiriye kwitonda kugira ngo udapfa gusezerana isezerano ry'akaramata n'uzahora guhanda. Ariko icyitonderwa, niba utubaha Imana wikiri gushaka uyubaha, ahubwo banza uyubahe ibone iguha uyubaha. Twasomye ngo unezeza Imana azarokoka uwo mugore mubi. Iyo ushingiwe ukwiriye kwita kuri ibi. Mu gitabo cyitwa The Ministry of Healing, umurimo w'ubuvuzi, ku ipaje 356 haranditse ngo uwahaye Adamu na Eva, uwahaye Eva Adamu, he who gave Eve to Adam, uwahaye Eva, wazaniye Eva Adamu nk'umufasha, yakoze igitangaza cya mbere mu birori by'ubukwe. Muri ibyo birori aho inshuti n'abavandimwe bishimaga, niho Kristo yatangiye umurimo we. Uko niko Yesu yemeye ubukwe, abwemera nk'ihame yishyiriyeho. Yavuze ko abagabo n'abagore bagomba gufatanyishwa umurunga wera, bakagira imiryango bazabamo izaba ifite icyubahiro, abayigize bose bagategurirwa kuzaba abagize umuryango wo mu ijuru. Kristo yubashye ugushyingirwa, abugira ikimenyetso cy'ubumwe buri hagati ye n'abacunguwe. We ubwe ni umukwe, umugeni n'itorero iryo yatoranije. Aravuga ngo uri mwiza mukunzi wanjye, nta nenge ufite. Kristo yakunze itorero araryitangira. Umurunga w'umuryango uregeranye cyane, urareze cyane kandi urera kuruta undi wose wo ku isi. Mbega ufite abo mukorana, ufite abo mwiganye, ufite abaguha imari, ufite abakurinda, ufite mbega abo waba ufite bose, abo muturanye, abagutwara mu modoka, abajya bakuguriza, abuguriza, abo musangira, akukunda, abo bose ntabwo bangana n'uwo mwashakanye. Umurunga w'umuryango urakomeye. Ari ugukomera, Bibiliya yavuze ngo umuntu azasiga se na nyina. Nawe reba isano iri hagati y'umuntu n'ababyeyi iracika ngo abane n'umugore w'akaramata. Umuntu ashobora kubaza ngo mbese ari isano hagati y'umuntu n'ababyeyi n'isano hagati y'umuntu n'uwo bashakanye ikomeye kuruta iyindi ni iyihe? Igisubizo ni y'uwo bashakanye. Kubera iki? Uwakubyaye nawe akubyara azi neza ko igihe nikigera uzashyingirwa. Murabizi ko niyo mu birere byacu n'ahandi bibayo, iyo umusore atinze gushyingirwa barabaza ati habuze iki? Ntago ari uko baba mwanze, si uko ntacyo baba bamariye, ahubwo ni uko ariyo nzira Imana yashyizeho. Umuntu azasiga se na nyina, atabanze, batamwirukanye, atahasonzeye, abane n'umugore we akaramata, bombi babe umubiri umwe. Ubwo rero iyi sano irareze cyane, bazabana kugeza ku iherezo, hatabayeho icyaha, hatabayeho kwica umugambi w'Imana, hatabayeho ubuhakanyi nk'ubwigeze buba mu Bufaransa n'ubu bugikora mu bihugu byinshi, bwo gusezerana gufite kontra, gufite iminsi, gufite ibihe, mwarangiza cya gihe cyarangira mukiyongeza cyangwa mugatana. Uretse ko nacyo hari abatakigeza ari uguhagana imico. Ibyo byose
ni ingaruka y'icyaha, ariko umugambi w'Imana ni uko babana akaramata. Si uguhinduranya abagore nk'imyenda, oya, ahubwo ni uko umugabo n'umugore bakomeza urukundo, ahubwo aho kugira ngo rugabanyuke rukagenda rwiyongera. Inyandiko iravuze ngo umurunga w'umuryango urakomeye kuruta undi wose wo ku isi, wagenewe kubera abantu umugisha. Kubaho k'umuryango ni umugisha. Ibi tubibona neza. Iyo uri umusore ntago wacumbikira abakecuru, mbega ntago babiciyemo. Abakecuru bari kuyoboza ntago bayoboza geto y'umusore, keretse habuze izindi ngo. Hari n'abatapfa kugusura, yewe ababyeyi ntibapfa kuhagera. Impinja zihageze zo menya hari n'ibikoresho utazibonera, ariko iyo uzanye umufasha baza bisanga. Urumva ko urugo rwuzura habaye umugabo n'umugore. Urugo rwagenewe gushyingirwa, byagenewe kubera inyoko muntu umugisha. Bijya biba umugisha iyo amasezerano y'ubukwe akoranywe ubwenge mu gutinya Imana no kwita ku nshingano bizazana. Kugira ngo ubukwe bube umugisha ni uko bukoranwa ubwenge, icyo ni icya mbere. Kabiri, bigakoranwa kubaha Imana. Gatatu, ugasobanukirwa inshingano bizakuzanira, ukamenya neza ngo niba naryaga ndi umwe nzahahira babiri, nyuma y'igihe runaka tuzaba batatu cyangwa barengaho. Ubwo noneho warangiza ukamenya ngo hari inshingano bizanzanira. Nge ndi umukobwa, ukavuga uti nge ndi umukobwa, hari utuvuta nabonaga, aho kubona utuvuta nkunda, umwana yabuze igikoma, nzemera wenda nisige n'ibindi biciriritse cyangwa ne kwisiga, ariko umwana abona igikoma. Hari igifite priority, hari ikibanze kitabura. Noneho iyo abantu bashingiwe bakagira ngo bazakomeza babasongarere, umuhungu akagira ngo azakomeza ajya hoza akaboko mu mufuka, abyuke igihe ashakiye, agende ntawe uzi aho agiye, aba yiragira ikicyura, atahe ntacyo arabazwa, arasanga bihiye ntacyo yatanze cyo kubihaha. Umunsi umwe arataha, bamubwira bati rero ntabwo twatetse, ati habuze iki, kandi ntacyo yasize. Rero biba bitewe nuko ari icyo bita inzozi. Hari uburyo abantu bibera mu isi y'inzozi. Mu isi y'inzozi, nk'abantu mwigeze mwumva abantu bahagurutse mu gihugu cyabo, zari inzozi z'ubuyobe bw'idini, ariko reka mbatangeho urugero. Barahaguruka bajya ku kibuga cy'indege ngo Imana yabwiye ko bazajya mu mahanga, nta viza, nta pasiporo, nta nubwo bazi indege izabajyana, bati Imana yatubwiye ko tugenda. Abantu benshi rero nuko bashyingirwa, ngo nese na naka ntabanye nawe, naka se simuruta, murumuna wanjye se ntibyaciyemo. None abayakurusha ubwenge. Bibiliya iravuze ngo mbere y'uko ushyingirwa ukwiye kuba ufite ubwenge, mbere y'uko ushyingirwa ukwiye kuba wubaha Imana. Gatatu, ugomba kubuza inshingano bizakuzanira. Umwana azarwara, bazagusaba umuti, yewe imyenda ye azayicishamo urudodo, azayicishamo urwembe icike. Uwo munsi uraruguza indi, cyangwa se niba warateganyije indi uzahita umwambika indi. Ibintu bizahinduka. Hari aho uzajya kuryama ubura ibitotsi mukobwa. Iyo abantu bashingiwe ngo ntabwo bakwiye kwiyumvamo ko bagiye kuruhuka, dore ko hari abavi babo bahunze, ngo ndambiwe amajerekani yaha, ndambiwe urutoto rwaha, ndambiwe ayo mategeko y'isaha yo gutaha, agahungira ku mugabo. Yagerayo rero agahura nk'ibyo kwa Yerobowamu wavuze ngo agahera kanjye kazaruta ikiyunguyungu cya data, agasanga umuhungu we rwose birakaze, ati ahubwo uretse no gutaha nijoro ntuzava aha, agashyiraho na za maneko. Ibyo bibaho. Rero mukobwa, ahantu heza ni iwanyu, kuko njyewe mu rugero mbonye umwana wananiwe ishuri ntabwo nabona azashobora akazi. Umwana ananiwe ishuri bakamubwira bati
icumi guteranyaho icumi ni kangahe? Akamara iminota 5 ari kubitekereza, yajya gusubiza ngo ngo 10 guteranyaho 10, agafata 10 akongeraho irindi 10 nyuma, ati ni 1010. Ubonye umwana ubara gutyo ntago wamuha akazi, niyo yaba ari ugutanga ikigori, niyo yaba ari ugucuruza irindazi, niyo ari ugucuruza umukati, ntago wamuha akazi. Uwananiwe ishuri ntago yashobora akazi. Rero mwabasore mwabakobwa mwe unaniwe mu muryango, wa muhungu we unaniranywe na nyoko, ukananiranwa na so, ukananiranwa na bashiki bawe, wibwira ko uzashobokana n'uwabandi. Ntago biba byoroshye. Uko witwara iwanyu wubahe so na nyoko, bizagutegurira kubana neza n'uwo mwashatse. Rero gushyingirwa kugira ngo kuzaba umugisha, ndabisubiramo maze kubisoma, bagomba kuba bubaha Imana. Gushyingirwa gukoranwe kubaha Imana, mwirinde ibyaha, mwirambagiza za vanse, ibiganiro bipfuye, gusuzugura Imana, ibyo byirindwe. Hagaranywa amashyengo, hongerwa amasengesho. Noneho ikindi, abo bantu baba bakwiriye kugira ubwenge, aho kumarira igihe mu mafoto bakakimarira mu bitabo bihugura. Ubwenge bwubaka urugo, ni Imigani 24:3. Ubwenge bwubaka urugo, icyo ni ukuri pe, kuko hari ingo nanjye nzi zisenywa n'ubujiji. Ukabona zisenywe n'ubutamenya, yewe atari no kuvuga ngo ni ubumenyi bwa Bibiliya, ubumenyi busanzwe. Ukabona abantu barabupfuye, ibyo umuntu wese usobanukiwe yamenya. None se buriya nk'urugero, umugani wajya guvugwa sinzi imvano yawo, bavuze ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Koko nibwo buryo bwe? Ubwo abagabo bafunzwe si amafuti bakoze? None se kuki bitabaye uburyo bwabo? Aho harumvikana ko amafuti y'umugabo yatumiwe baburara. Ubwo se bwaba ari bwo buryo bwe? Byatuma inzara itabarya? Ubwenge iyo bubuze haba hari ubujiji. Noneho rero ubujiji bwa mbere ni ukutubaha Imana. Noneho nyuma yo kurambagiza neza hakwiriye kubaho kubana neza. Itangiriro 24 umurongo wa 67 harimo ijambo ryiza rivugwa ngo Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Ijambo ni ryiza. Ni intambwe ya kabiri yo kugira ngo umuryango umererwe neza, nuko babana mu bwenge. Aba bantu bubaha Imana, kuba bubaha Imana ntago birangiriraho. Umuntu ubaha Imana ntago yanga kumenya, ahubwo babana mu bwenge. Kubana mu bwenge, Bibiliya bivuga mu rwa mbere rwa Petero 3 ko umugore ari urwabya rworoshye. Ubwo imiterere y'umugabo siyo y'umugore. Bisaba ubwenge kubana neza. Iminsi yose ntisa. Uri mu kwezi, ukuvuyemo, utarakujyamo, utwite indana, utwite inkuru, ugeze hagati, uwonsa, uwacuze, ntabwo bose bifata kimwe, imibiri yabo ntimera kimwe. Iyo hatariho ubwenge, bapfa icyakabahuje. Icyakabahuje baragipfa. Nuko tekereza rero bikubayeho bwa mbere uri mu isi itarigeze imenya amakuru, umugore akananirwa ibiryo, wenda yavuye mu karere aza mu kandi, uturebe gutangiye kwanga imyumbati y'iwacu, uturebe gutangiye kwanga ibirayi. Ubwo rero ni imitwe yo gushaka imiceri yo mu mujyi. Urumva se waba utazize kutamenya amakuru? Ubwenge, kubana mu bwenge birashoboka ko hari ibyo umwe ashoboye undi adashoboye. Kumenya uko mubyitwaramo nibwo bwenge. Noneho muri iki gitabo ubwenge buzabubakira iyo abantu bagiye kubana mu bwenge. Bibiliya yavuze ngo
Isaka yakoze umurimo mwiza abagabo dusabwa gukora, ni ugukundwakaza abafasha bacu. Jya ugerageza nimero ye ibi y'imbere, nka kwa kundi wamugiraga akiri fiyanse. Jya ugerageza no kuyifata mu mutwe ku buryo utayibagirwa. Jya ugerageza hariho gukunda umuntu, ariko hariho no kumwereka ko umukunda. Abashyingiranywe ntabwo bategekwa gukundana gusa, ahubwo bategekwa kugaragarizanya urukundo. Nagiye nagezeyo, ndamutse neza, uyu munsi simeze neza, ibi biryo biraryoshye. Aramukundwakaza, ubwo niryo ndiho. Ese ukunda iki? Ni icyo ukumbuye? Urumva wajya hehe? Ni ugukundwakaza nyine, nka kwa kundi mugira utwana mwatetesheje. Umugore akwiriye gukundwakazwa. Ibi ntabwo Bibiliya yavuze ngo Kristo ngo yakunze itorero ngo aranarikuyakuya. Kukuyakuya ni ukugusha neza. Kugusha neza inka bakoresheje inkuyo, nuko bakayikuraho ibirondwe. Yego, bakayikuraho ibirondwe. Ntabwo noroye, ariko njya nsura aborozi. N'amase yumiyeho bakoresheje inkuyo. Niho hava ijambo gukuyakuye. Ubwo rero ku buryo umuntu yumva gukumbuye, abuze ya serivisi bamukoreraga, akavuga ati yo wambwiraga ngo turyoherwe ntaheruka. Akavuga ati azaza ryari ngo yongere ambwire ko nasokoje neza. Muri iki gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu havuzwemo ijambo rivuga ngo umugore wawe akantu gato umubwiye ko gushima icyo yakoze, ngo niyo yaba ari geste ye. Batanga urugero baravuga ngo ashobora kuba yiyogoshesheje neza, ngo warangiza ugatanga comment ku nyogosho ye. Ngo umuntu wakogoshe pe, niba namuhaye 500, umuntu yarakwiye kumuha n'igihumbi. Uwo mudamu ashobora konsa neza uwo munsi, amashereka yakiku kubera umunezero. Aramukundwakaza, niko dusomye, ntabwo twabihimbye. Aramukundwakaza. Bagabo, Imana izabigishe gukundwakaza abafasha banyu, ariko biterwa n'iki? Nuko wiga ibyo mugenzi wawe akunda, warangiza ukabimuha. Ese akunda indirimbo zimushye? Akunda se kurimba? Muhe ibyo arimba. Umudamu wese akunda abashyitsi, bazane. Akunda se gutemberana nawe? Muhagahe mujyane. Mubaza ibyo akunda, we kuba umushyitsi kuri we, kuko kubana neza biremewe. Ariko umugabo nawe, Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Birumvikana ko umudamu mwiza nawe atera umunezero. Ubwo rero ijambo ry'Imana ritwereka kubana neza. Kubana neza kw'abashyingiranywe harimo kugaragarizanya urukundo, ariko si ibyo gusa, harimo no kubabarirana. Ubwo ni amakosa, hari n'ibyo abura, hari n'ibyo ubona ari amakosa, ari imiterere yawe inyuranye n'iyi. Noneho kandi ngo nibirimo defo ujye ubibonamo karite. Batanze ingero, baravuga ngo umuntu ashobora kuba atindagira, ngo ariko iyo atindagira akanoza, jya ushima ko anoza, kandi iyo aba ahubuka ntago yanoza. Uko abitindaho niko abinoza. Ubwo jya ureba karite, we kureba defo. Ujya ureba ibyiza bye, we kureba ibibi bye. Noneho ngo niba agira make, ubwo nawe ntabwo uzajya uhamagarwa mu nama, mu manza zo gusubira mu mazimwe ye. Amake ye akurinze imanza mugabo. Mbega byiza. Aho kugira ngo uvuge, ngo ntuvuga nka naka, ngo njya hano nkagira ngo nta muntu uhari. None se ko hari nyine. Iyo uhageze ukikanga ntawe, wanakomanga ukabura umuntu, bari kuvuga ko ari mubi. Ariko ubwo ari mu rugo, nuko mwabagabo mwe, mwabagore mwe, nta muntu ugira byose. Ngo n'umugabo ukunda kujya hanze kujya hanze si ukujya mu bandi bagore, ukunda gutembera agasabana n'abantu, agatinda hanze, akaza saa 2, ngo uzasanga afite inshuti nyinshi.
mu bayobozi, mu baganga, mu barimu, uzasanga afite benshi. Wa wundi uba mu rugo nawe uzajya usanga inka ze zidasonza. Buri muntu wese afite karite. Nutangira ukavuga uti rero wanjye aba mu rugo, ariko uzasanga nawe hirya iyo nta bantu benshi azi. Na wa wundi rero uba hanze akaza nimugoroba, hari igihe aba yageze ku yindi mishinga myinshi. Jya ukunda kureba ibyo mugenzi wawe afite byiza kuruta kureba ibibi bye. Umubabarire, umwihanganire, umukosore mu kinyabupfura. Hari ijambo bakunda kuvuga imbere y'amategeko ngo tukazabana nk'uko twabyiyemeje. Iryo jambo buriya uko mwabyiyemeje ntabwo ari ugukubitana, uko mwabyiyemeje ntabwo ari ukuregana kwa ba nyoko bukwe mu miryango muvukamo. Si no kumuzereza kuri social media, bya bindi abantu b'abagome afotora ibibi bya mugenzi we akandagaza. Reka da, ahubwo ni ukubikirana ibanga. Njya mbabara iyo ubonye ku mbuga nkoranyambaga umugore avuga amakosa y'umugabo, umugabo avuga y'umugore, nuko babandi babanye bagahisha ababyeyi, ugasanga batangiye kubwira isi yose ibyo bapfuye. Ni ukuri, ni umugambi wa Satani. Bashakanye tujye tubikirana ibanga. Icya gatatu ni uko abantu bagomba kuzuza inshingano zabo. Ndavuga ibi bintu mu rugo, umugabo ashinzwe ibi bintu bikurikira. Icya mbere, gusengesha be, niwe bireba, ni umutambyi w'urugo. Icya kabiri, kubatunga, niwe bireba, bamwita ganye pe mu Gifaransa. Niwe ushinzwe kuronka umutsima. Mbega iyo baburaye niwe bibazwa. Iyo umwana abuza yo kwiga niwe bibazwa. Iyo umugore we yambaye ubusa cyangwa atira imyambaro bireba umugabo. Icya gatatu, umugabo ashinzwe ubutegetsi, niwe ushinzwe gupanga be. Icya kane, umugabo ni umurinzi, protecteur, ni umurinzi wabe, akabarinda ipfunwe, akabarinda kugayika, akabarinda inzara. Ubwo umugabo akwiriye kuba ameze atyo. Icya gatanu, iyo agize abana agomba kuba inshuti y'abana be. Noneho uwo ni umugabo. Umugore rero, umugore akwiriye kuba umufasha w'umugabo, bamwita helper, mu Gifaransa ni umuyede. Niho mubyumva neza, mu Kinyarwanda cyacu umuyede arazwi. Agira imirimo myinshi, agahembwa make, aravunika cyane, inzu ikitirirwa abafundi. Ntabwo inzu zitirirwa abayede. Sindumva bavuga ngo uyu muturirwa wubatswe n'umuyede witwa Kazungu. Usanga bavuga ati ni umufundi w'icyamamare witwa naka. Abafundi bagira ngo inzu twayubatseho, abayede bahagira ngo hatwara haruhiye. Ubwo rero umugore abagore nibo batuma ingo ziba nziza, ariko kandi icyerekezo kiba cyashyizweho n'abagabo. Noneho ni umufasha, umugore ni umufasha, akwiriye kuba umujyanama w'umugabo we. Tubona ingero muri Bibiliya, igitabo cya 2 cy'Abami, igice cya 4 umurongo wa 8. Umugore w'umushunemu-kazi yahaye igitekerezo umugabo we, umuntu w'Imana Elisa abona icumbi, bashyiramo ameza, bashyiramo itara, bashyiramo n'uburiri. Nyuma baje kubona umwana binyuze muri uwo muntu w'Imana, umwana arwaye arapfa, umuntu w'Imana aramuzura. Cyari igitekerezo kivuye ku mudamu. Nanone uwitwa Abigayili wari Mukanabari, nubwo inama ye itemewe, ubwenge bwe ntibwemerwe n'umugabo we Nabari, ariko bwakijije Dawidi. Kuko uburakari Dawidi yari agiye kugira akishyiraho umujinya w'Imana, uwo mugore yarabwururukije. Rero ni byiza ko umudamu aba hafi y'umugabo we, akamugira inama zitari za zindi za Mukaroti cyangwa za Mukaherodi. Umugabo nawe agomba kwiga kuyungurura. Hanyuma abana
ni igitabo cy'Abefeso 6:1. Bana, mwumvire ababyeyi banyu mu mwami wacu. Umwana mwiza akwiriye kumvira. Umwana mwiza aruhura ababyeyi. Umwana mwiza anezeza ababyeyi, akababera ishema, akababera ikamba, akababera isoko y'impundu n'ibyishimo. Aho nsoreje ni ingingo ya 4 ivuga ngo guhangana n'iminsi mibi. Ntago iyo abantu babanye, nubwo urugo rutangirwa n'indirimbo, kunywa, kugira ute, ariko burya urugamba ruba rutangiye. Hari ibintu byinshi biba bizaza, ubugumba nk'ubwo kwa Isaka imyaka 20. Hari igihe haza gupfakara nko kwa Naomi no kwa Rusi. Hari igihe haza gupfusha. Hari igihe haza ibihombo nko kwa Yobu. Hari igihe haza ubukene. Ibyo byose iyo ushyingiwe uba ugomba kwitegura urwo rugamba. Hari n'igihe byose bigenda neza, abana bakahaba, ibintu bikahaba, ariko ukagira abaturanyi babi. Hari igihe abaturanyi baba beza, abana bakaba beza, ibiryo bikahaba, akarere kakaba kabi. Hari igihe ibyo byose bigenda neza, igihe kigahinduka. Mu buzima bw'abashakanye bose ari urukundo rw'Imana, ijya yemera ko urukundo twakundanye rugeragezwa. Bituma rero tubwirwa aya magambo nshaka gusorezaho. Ni amagambo nshaka gusorezaho aboneka mu gitabo cyitwa Umurimo w'Ubuvuzi ku ipaje 360, Ministry of Healing, paje 360. Harimo ijambo ritubwira ngo 360 haranditse ngo hawe 359 niho mpereye. Iyo ubuzima n'imitwaro n'amaganya yayo bigeze ku batangiye kubana, ibyo bibwiraga ku bukwe bitangira kuyoyoka. Umugabo n'umugore batangira kumenyana imico ku buryo batashoboraga kumenya batarabana. Icyo nicyo gihe gishishana mu nararibonye yabo. Umunezero wabo n'umumaro wabo mu buzima bw'ahazaza bishingiye ku buryo bitwara muri icyo gihe. Akenshi bajya batahura intege nke n'inenge batari bazi imbere, ariko imitima ikundana izagira ibyiza biruta ibindi ibyo batari bazi imbere. Mbega uwo mugenzi wawe uvubura ibyo utaruzi bibi, hari n'ibindi byiza ugenda utahura. Reka bose bashake gutahura ibyiza kuruta inenge. Akenshi uko twitwaye n'umwuka turimo nibyo bigaragaza uko abandi bazatumerera. Hari benshi babona ko kugaragaza urukundo ari intege nke, ugasanga bifata ku bandi. Uwo mwuka utuma hatagira impuhwe. Iyo kubana no kugira ubuntu byigijweyo birumakara, umutima ukigunga ugakonja. Tugomba kwirinda iryo kosa. Urukundo ntago rushobora kumara igihe rutagaragajwe. Reka umutima wa mugenzi wawe we gusonzera no kugirira inyota ineza yawe n'impuhwe. Niba uri nakure jya wandika, niba unahamagara, mbega gerageza mugenzi wawe ye kukuburiraho impuhwe. Ubwo cyagiye ataraboneka kana shyushyi wawe, bajye bahagera bagire ngo muri 10 kandi ari mwe babiri. Muririmbi ya mu gitondo, mukubiti ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane. Rega ntabwo mwari mwagira ibibaziga. Ahasigaye bagire ngo ni igiterane. Nibaza basange muri babiri. Cyakora urwaza bahari n'abandi. Ni Yesu n'abamarayika. Nubwo ingorane, guhangayika n'ibicantege byabaho. Yaba umugabo, yaba umugore, ntibakigere batekereza ko kubana kwabo bibeshye. Mwiyemeze kuzabera buri wese icyo akeneye. Mukomeze mwitaneho nka kera. Mu nzira zose mukomezanye mu rugamba rw'ubuzima. Buri wese nashaka uko yanezeza mugenzi we. Mukundane urukundo, magirirane, mubabarirane. Ubwo nibwo gushyingirwaho ku biherezo ry'urukundo bizaba intangiriro zarwo. Ubushyuhe bw'urukundo nyakuri, ubushyuhe bw'ubucuti nyakuri, urukundo rwunga imitima, urukundo rw'umusogongero w'ijuru bizaba ibyanyu.
rero mureke twese twegere Yesu, urukundo rududubize, turugaragarizanye, twimenyereze abarambagiza bubaha Imana guhera mu ntango, kandi ababitangiranye bazakomeze kugeza gupfa. Tube nka Yobu ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Kabiri, aba bana babane mu bwenge kuko ntago bahuje imiterere. Gatatu, twimenyereze kuzuza inshingano zitureba. Igiheruka duhangane n'iminsi mibi uko bwacya kose. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.